n'icyaka k'inyambo. Umutahe w'umurika inka mu gitaro. Mbanje kubasuhuza mugire amahoro y'Imana inshuti zanjye. Yewe rero nitwa Bikorimana Leonard. Iyi muri kureba ni Umutahira TV. Nsabe inshuti zanjye, abakunzi, abagize amahirwe yo kureba ishene yacu Umutahira TV, muze gukanda subscribe kugira ngo tujye tubasha kubagezaho amavideo tuzajya dukora, hanyuma mukande like. Ikirenze kuri ibyo ngibyo, ndifuza ko ndabasaba ko muza gukomeza gutanga ibitekerezo kuri iki kiganiro cyacu. Ndabizi ko harimo abantu b'abasaza, harimo abantu batoya, harimo abakecuru, harimo ababyeyi bakuze, harimo ingeri zose z'abantu bashobora gukurikira channel yacu televiziyo Umutahira TV. Nifuzaga ko rero muza kubimfashamo mugatanga ibitekerezo byanyu ni ingirakamaro, turabikeneye. Ku magambo menshi atandukanye y'Ikinyarwanda, tuzabona amagambo menshi atandukanye y'Ikinyarwanda y'ubwoko bwinshi, ariko y'Ikinyarwanda nibyo tugiye kwitaho kuva dutangiye gukora iki kiganiro kuzageza igihe tuzababwira amagambo yose y'Ikinyarwanda. Tuzababwiramo amagambo amwe n'amwe abantu njya mbona rwose b'urubyiruko, ndetse usibye n'urubyiruko rwonyine, hari n'abandi bantu bakuru rwose ubona banize banasobanutse, ugasanga umuntu ni nk'umwarimu, ugasanga umuntu ni umuntu mukuru ariko ntago azi kuvuga neza Ikinyarwanda. Hari imivugire myiza y'ururimi rw'Ikinyarwanda, hari n'imyandikire myiza y'ururimi rw'Ikinyarwanda. Ibyo ngibyo nabyo tuzabirebaho, n'andi magambo menshi abantu batajya babasha gusobanukirwa y'Ikinyarwanda nayo tuzayarebaho. Ariko uyu munsi ibyo twateguye ni amagambo 10 yonyine, ariko ayo magambo akaba ari amagambo agendanye n'ibikoresho 10 bikoreshwa n'abantu, ariko ibyo bikorwa bagiye kubikorera inka, cyangwa se akaba ari ibintu abantu bakoze ariko ari ibyo gufasha inka. Ijambo rya mbere tugiye kureba turaza kuyasobanura yose uko ari 10, ariko ndagira ngo mbanze mbabwire ayo magambo ayo ariyo. Ijambo rya mbere tugiye kureba ni ijambo bita igicuba. Igicuba. Ijambo rya kabiri ni ijambo bita inkuyo. Inkuyo. Ijambo rya gatatu ni ijambo bita icyansi. Icyansi. Ijambo rya kane ni ijambo bita umukerenge. Umukerenge. Ijambo rya gatanu ni ijambo bita umutozo. Umutozo. Ijambo rya gatandatu ni ijambo bita igisabo. Ijambo rya karindwi ni ijambo bita inzindaro. Inzindaro. Ijambo rya munani ni ijambo bita ikijo. Ikijo. Ijambo rya cyenda ni ijambo bita ibihindizo. Ibihindizo. Ijambo rya 10 rero ni ijambo bita uruhongore. Ayo niyo magambo 10 nabateguriye uyu munsi tugiye kuganiraho ku Mutahira TV. Ngusaba wowe umaze gufungura iyi video ukande subscribe kugira ngo n'andi mavideo tuzashyiraho ubutaha ejo n'ejo bundi azajye akugeraho.
kugira ngo umenye imivugire y'ururimi rw'ikinyarwanda, imyandikire y'ururimi rw'ikinyarwanda, amagambo udasobanukiwe y'ururimi rw'ikinyarwanda. Nurangiza ukande like, hanyuma ibyiza kurushaho, ibitekerezo byawe ni ingirakamaro. Njyewe nawe ni umusaza, dufatanyije tuzamenya byinshi. Hari ibyo muzanyungura, nanjye hari ibyo nzabungura. Mu kinyarwanda baravuga ngo ahari abagabo ntihapfa abandi, kandi ibintu ni magirirane. Niyo mpamvu nifuza ko twafatanya tukamenya bene aya magambo icyo avuze, tugasobanukirwa icyo aba ashaka kuvuga, kugira ngo buri munyarwanda wese, ari uri mu Rwanda, ari uri mu bihugu by'amahanga, aho bajya bavuga bita ibwotamasindi, ku migabane itandukanye y'isi, isi yose yuzuye abanyarwanda. Turashaka ko abahari nabo bamenya ikinyarwanda, abana babyara bakamenya ikinyarwanda, byaba ngombwa n'abaturanyi baturanye nabo bakamenya ikinyarwanda. Ikinyarwanda kikaba ururimi rwiza ruryoshye, tukajya twumva neza ikinyarwanda, tukavuga neza ikinyarwanda, tugakoresha neza ikinyarwanda. Mbifurije rero kugira ngo mumenye neza ikinyarwanda. Tugiye rero gusobanura ibingibi tumaze kuvuga. Ni amazina 10 y'ibi bintu bya kinyarwanda. Igicuba. Igicuba ni igikoresho bakoreshaga iyo babaga bagiye gushora inka, badahaga amazi mu iriba bayashyira mu kibumbe. Muraza kumfasha mubabarire, ntabwo ndi babasobanurire cyane iriba cyangwa se ngo nsobanure ikibumbiro. Ibyo nabyo tuzabitegura mu bindi bizaza nabyo ari 10, ariko uyu munsi ntabwo tubisobanura. Ariko kandi niba hari abantu bashobora kubidufasha muri commentaire babisobanurira abashaka kumenya uyu mwanya, karibu mubidufashemo tubisobanukirwe. Iriba ryabaga ririmo amazi. Byagendaga gute kugira ngo iriba ribeho kandi rijyemo amazi? Ni ikibazo gikwiye gusobanuka. Ariko abadukurikiranye, ndifuza ko muza kudufasha. Uzi iriba aze gufasha utarizi. Iriba riri hariya, ikibumbiro kiri hano. Tugiye kureba uko babigenzaga kugira ngo tumenye icyo gikoresho icyo cyamaraga. Icyo gikoresho turimo tuvuga cya mbere ni igicuba. Igicuba cyakoreshwaga mu kwifashisha kudaha amazi mu iriba, bayasuka mu kibumbiro aho inka zinywera, kugira ngo ziyasange ku kibumbiro, kuko ntabwo inka zinywera mu iriba, ahubwo zinywera mu kibumbiro. Nibwo buryo bwakoreshwaga muri icyo gihe. Njyewe rero igicuba ndakizi. Icyakora wenda ntabwo nzi igicuba cyo mu gihe cy'imyaka myinshi yashize, ariko mu gihe cyanjye nzi igicuba. Wenda mu gihe cyanjye nubwo bakitaga igicuba, cyabaga atari igicuba twavuga ko ari nyacyo, ariko bakakita igicuba kuko umurimo cyakoraga wabaga ari umurimo w'igicuba. Igicuba rero twebwe babaga bagikase nko mu kijerekani, cyangwa se ari nk'indobo, cyangwa se ari nk'isafuriya. Cyabaga ari ikintu bateguye bakakijyana ku iriba kugira ngo bagikoreshe uwo murimo. Ariko mu by'ukuri mu gihe cya kera mu Rwanda rwo hambere, cyabaga ari igice cy'igicuma kinini, cyabaga ari igice cy'igisabo, rwabaga ari nk'uruho ariko runini cyane, cyangwa se rukaba ari nk'igice cy'umukerenke. Ninza gusobanura umukerenke murabyumva. Niko igicuba cyabaga kimeze. Abatanga ibitekerezo ndifuza ko baza kudufasha ku gicuba. Naho ngaho tugeze ku kintu cyitwa inkuyo. Inkuyo ni ibikoresho bakoreshaga mu gukora isuku y'umubiri w'inka ku ruhu inyuma. Inkuyo yabaga ari ibyatsi baciye by'ubwoko bumwe cyangwa ubundi, biterwa n'ubwo bwoko bw'ibyo byatsi. Komenti zanyu ziraza kubidufashamo. Inkuyo akaba ari umurimo
wakorwaga n'umuntu wabaga ashinzwe kwita ku nka, azihanagura, azihonora ndetse azikorera isuku ku ruhu cyangwa se ku mubiri w'inka hose. Igikoresho cya gatatu ni igikoresho bita icyansi. Icyansi ni igikoresho cyiza cyane cya kinyarwanda, ndetse benshi bajya bataha ubukwe, cyane cyane gusaba n'ubukwe, ibi bita dote. Mujya mubona ababyeyi bajya basohoka bagahagarara ku murongo kugira ngo abageni baze kubaca hagati. Baba bafite ibikoresho bibaje mu biti bipfundikije utuntu tw'imitemeri, cyangwa se ubu ngubu nsigaye mbona babaza uduti nanone bapfundikizaho, ariko kera najyaga mbona babipfundikiza imitemeri. Utwo dukoresho tubaje mu biti nitwo bita icyansi. Icyansi cyakoreshwaga iki? Icyansi cyari igikoresho baterekamo amata bakayashyira ku ruhimbi. Ubwo urumva ko hajemo n'uruhimbi, ariko muri aya magambo 10 uruhimbi ntabwo turubuze kuruvuga, narwo tuzaruvuga mu yandi magambo 10. Twamaze kubona andi magambo haruguru ageze kuri 2. Urumva ko n'uruhimbi rujemo, mu rwego rwo kugira ngo twihutishe ibintu no kumenya ikinyarwanda neza. Wabazi uruhimbi n'aya mazina y'ibintu bibiri twabonye hejuru, yaza kubidufasha akadusobanurira icyo byakoraga, kugira ngo abakurikira Umutahira TV bamenye neza icyo bivuze n'icyo byakora. Icyansi twari tuvuze ko bagishyiragamo amata, baterekagamo amata bakayatereka ku ruhimbi, ndetse bakaba bashobora no kugikoresha banywa amata. Tugeze ku gikoresho cya 4 bita umukerenke. Umukerenke ni igikoresho nacyo cya kinyarwanda bifashishaga mu gutereka amata. Urabona wenda nk'igicuma cyaba icy'amacupa 3, 2 cya seri, bagicaga umunwa ariko bahereye munsi y'ijosi ry'igicuma. Niba wibuka ijosi ry'igicuma, reka mbaho urugero turebe wenda niba iki ngiki ari igicuma. Kubaza igicuma bagiciraga hano gutya. Reba baciriye igicuma hano gutya, bakagicira hano hagasigaramo umunwa, ariko iki ngiki ari igicuma. Reba igicuma ukuntu kiba kimeze, ariko hejuru ahangaha akaba ari umunwa baciye munsi y'ijosi ry'igicuma. Icyo gice gisigaye hasi nicyo bita umukerenke. Umukerenke rero wakoraga iki? Umukerenke nawo bawifashishaga bagiye gushyiramo amata, bayatereka ku ruhimbi. Nacyo cyunganiraga icyansi, ariko icyansi nicyo cyari VIP kurusha umukerenke. Urumva ko byose ni ibikoresho byiza kandi byari bikenewe kugira ngo bikore uwo murimo byateguwe. Umukerenke rero waterekaga amata, ariko bakaba bashobora no kunywesha amata, nabyo birashoboka. Twagiye rero tugeze ku gikoresho cya 5 cyitwa umutozo. Umutozo bawukoreshaga bati? Mbere yo kugira ngo basobanure uko bakoreshaga umutozo, reka mbanze mbasobanure umutozo wari igikoresho ki. Umutozo wari igikoresho cya kinyarwanda cyakoreshwaga bifashisha kuvuruga amata. Kuvuruga amata se murabizi? Hasha, ndakubwiza ibi bintu bizatubyorohera cyane. Kuvuruga amata, ibyo nabyo bizaza muri bya bindi. Ubwo numva bimaze kuba 4, kandi twebwe turi mu kuganira ku bintu 10. Tugiye gushyiramo n'ibyo ngibyo 4, byaba bibaye 14. Ariko reka tuvuge ibi ngibi 10,
inyuma nihavukamo ibindi bizaba ngombwa ko dusobanura, tuzabisobanura neza twitonze kugira ngo mubisobanukirwe. Ariko ibyaba byiza muri komanteri hariya, nimbona muri komanteri mwarabidufashije kubishyiramo abantu bakabisobanukirwa neza, bizaba ari uburyohe kurushaho. Umutozo rero cyari igikoresho cyiza. Reka mbahe urugero niba wenda muzi umurishyo. Ikibazo ni uko mushobora kuba mutazi umurishyo. Reka no gusobanura umurishyo nawe uze muri bya bindi, ubwo bibaye hakita. Umutozo ni agati bacaga mu ishyamba. Icyo giti muraza kudufasha, mudufashe mutubwire ubundi umutozo bawukoraga mu kihe giti? Agati gatoya gafite umuzenguruko utari munini cyane, ushobora kuba wenda wangana nk'urutoki cyangwa se ukaba urenzeho gatoya ku rutoki, ariko kakaba ari karekare, gafite wenda kagombaga kuba kari hejuru y'icyansi. Niba icyansi gifite wenda milimetero 40, icyansi cyo umutozo wagombaga kuba ufite wenda milimetero 60, kugira ngo milimetero 20 isigaye baze kuzifata gutya, bakora icyo bita kuvuruga amata. Kuvuruga amata, kugira ngo wumve neza umutozo, bafataga umutozo bagashyira mu mata y'inka ari mu cyansi yavuze, bakawushyiramo bakajya bavuga, nibyo bita kuvuga. Hanyuma umutozo niwo murimo wawo. Umurimo w'umutozo tumaze kuwubona. Igisabo, tekereza ko abanyarwanda benshi bazi igisabo, n'abana bato ibisabo barabizi. Nta mukobwa w'umunyarwanda ahangaha iwacu mu Rwanda ushyingirwa atajyanye igisabo. Abana batoya muze gukebuka murebe mu nguni y'inzu hejuru muri salo, hari igihe ababyeyi banyu baba barabiteguye muri salo. Ku batarabiteguye muri salo, murebe amafoto y'ababyeyi banyu muri dote, murebe ariya mafoto, muraza kubona neza. Hanyuma ibitari kure, muze kureba muri videwo y'ubukwe bwa mama na papa. Abana bato muraza kubonamo igisabo. Ababyeyi muri kumwe n'abana, ndetse namwe bandi bantu muri kumwe na bagenzi banyu batazi igisabo icyo ari cyo, ndumva igisabo byoroshye kugisobanukira. Igisabo nzongera ntibaganirizeho, mbabwire uburyo abanyarwanda babonaga igisabo, kuko igisabo ni ikintu cyavaga mu Rwanda kidakorewe mu mahanga, cyangwa se ngo kigire ukundi kuntu gikorwa n'abacuzi, cyangwa se uburyo cyabagaho. Inkomoko y'igisabo ko kiboneka, ibyo ngibyo nzabibabwira ubutaha. Ariko tugeze ku gikoresho, nari ngiye kuvuga icya 7, ariko igisabo ntabwo nari maze kubabwira icyo bagikoresha ku bigendanye n'inka. Igisabo bakibuganizagamo amata y'ikivuguto kugira ngo bakifashishe barimo gucunda amata. Gucunda se murabizi? Gucunda murabizi? Ibyo nabyo tuzabisobanura. Igisabo bakifashishaga barimo gucunda amata kugira ngo haboneke amavuta, haboneke n'amacunda. Ariko intego yo gucunda byari ukugira ngo haboneke amavuta y'inka, ariyo bita ikimuri. Kugira ngo ibyo ngibyo bikorwe, bifashishaga igisabo. Igisabo rero mu muco wa Kinyarwanda ni ikintu cyubahwa cyane. Hanyuma
tugeze ku gikoresho cya karindwi cyitwa inzindaro. Iki kintu cyitwa inzindaro ndabizi neza ko kizwi n'abantu bake cyane. Iki kintu cyitwa inzindaro, nongere mbisubiremo, kizwi n'abantu bake cyane. Ntekereza ko nawe ushobora kuba utakizi, ariko ndakigusobanurira. Inzindaro ni igikoresho bakoreshaga mu gupfundikira umunwa w'igisabo bagisesetsemo, bakijombyemo mu munwa w'igisabo. Nongere mbikubwire, inzindaro ni igikoresho bifashishaga bapfundikira igisabo, umunwa w'igisabo. Inzindaro rero yakorwaga, nziga mbona nyogokuru akora inzindaro. Yari umuhanga cyane, azi gucunda ku bintu bigendanye n'amavuta y'inka. Twari abakire, twari tuyafite. Inzindaro yakorwaga mu birere by'ingabo, barayizingazingaga neza. Nimba ubona umwanana w'insina ukuntu uba umeze, umwanana w'insina muramuzi? Umwanana w'insina, umukanana cyangwa se umwanana, iyo igitoki kimaze kwera cyangwa se kigiye kwera, kibanza kuzana ikintu kizaza kikaregarega ariko gifite ibintu bigipfutse. Ibyo bintu bigipfutse nibyo bita umwanana. Iyo igitoki kimaze kwera, umwanana usigara hasi ku kintu kimeze nk'umurizo w'igitoki. Ako kantu kasigayeho rero kaba kameze nk'akantu gasongosoye ukuntu. Inzindaro bayikoraga yenda kumera gutyo kugira ngo ibone uko yinjira neza mu munwa w'igisabo. Igihe kimwe tuzajya kuri tele tubibereke imbonankubone, uko muzajya mukomeza gutanga ibitekerezo bizavamo ibyifuzo bivemo impamvu yatuma tujya kuri tele, tujya aho ibintu biri, tubibereke. Bizaba ngombwa ko ibi byose turimo kuvuga tuzajya ku mariba, tuzajya ku bibumbiro, tuzajya kureba ibisabo, ibyansi n'imikerenke. Hari aho biri iwacu mu Rwanda rwa Gasabo, birahari. Ibyo rero nabyo dushobora kuzabibereka. Inzindaro nicyo gikoresho twari tugezeho kandi ndumva tugisobanura. Cyabaga ari igikoresho gikoze neza, bakagikoresha ibirere by'ingabo. Ibirere by'ingabo ni ibiki? Ibyo byo ndabibabwira nta kibazo. Ibirere by'ingabo ni ibintu biva ku mutumba w'insina. Umutumba w'insina uba ugizwe n'imitumba myinshi igiye ihekeranye, ifatanye, bikitwa umutumba. Kimwe muri iyo mitumba iyo cyumye kikavaho kikiyegura ku mutumba, gihita cyitwa ikirere cy'ingabo, kuko habaho n'ibirere bita ibibaravu, ari byo bya birere bituruka ku makoma. Ariko ibirere by'ingabo byo bituruka hasi ku nsina, ku mutumba. Babyita rero ibirere by'ingabo. Ibyo birere by'ingabo rero nibyo bafata bakabizinga neza mu buryo bifite isuku. Barangiza hari n'akantu baboha k'akagozi hejuru y'ibyo birere, ku buryo inzindaro kuyipfundura ari ibintu byiza ubona biryoshye, kuyizamura yivana mu gisabo ari ibintu ubona biryoshye, bimeze neza, ari ikintu kitakuvuriye cyangwa se kiguteye stress, ari ibintu byiza ubona bimeze neza, bibereye kabisa. Kubona aho batunda byabaga ari ibintu byiza cyane, kubona aho igisabo gipfundikiye byabaga ari byiza cyane. Inzindaro murazumva. Hanyuma tugeze ku gikoresho cya munani cyitwa ikijo. Ikijo ni igiki? Ikijo ni igikoresho
twavuga ko ari urugi. Urwo rugi barukoreshaga bakinga ku kiraro cy'inyana, ku nzu akanyana kararagamo. Ku nzu akanyana kararagamo bashyiragaho ikijo. Ikijo rero cyabaga kimeze gute? Gikoze gute? Ikijo cyabaga gikoze mu biti bifite amababi yabyo, harimo n'ibyatsi. Bakakiboha neza, cyabaga kimeze nk'uko urugi rumeze, ariko ari akugi gatoya kaboshye mu biti. Bakoreshaga imigozi, bagakoresha n'ibiti. Ndumva byumvikana neza, nk'uko wafata ibiti ukabyegeranya neza, ukabiboha, ukabyegeranya, ukabitunganya ku buryo biza kuba bireshya, ari memshoze hano bireshya. Hanyuma icyo kintu umaze gukora ukacyegeka ku muryango w'inzu y'akanyana. Icyo bacyita ikijo. Ndumva ikijo gisobanutse neza cyane. Twagiye ku kindi gikoresho cya 9, igikoresho cyitwa ibihindizo. Ubwo ari igikoresho kimwe bacyita igihindizo. Ibihindizo rero ni ibishyitsi by'ibiti ariko bitoya umuntu ashobora guterura. Byabaga bishobora kuba bireshya nka metero 1.5 cyangwa 2, bitewe n'aho babaga bagiye kubikoresha. Uti byakoraga iki rero? Ibihindizo babikoreshaga ku muryango w'ikiraro cy'inka. Ikiraro cy'inka ni iki? Ni inzu y'inka. Inzu inka ziraramo. Iyo mujya ku mafamu ya ba papa na ba tonto ndetse na ba tantine, nabo bajya bagira amafamu, mujya muhabona inzu z'inka. Izo nzu z'inka rero ku muryango bashyiraho, ubu niba batagishyiraho ariko kera bashyiragaho, mu Rwanda rwo hambere aho inka zabaga ziri, bashyiragamo ibihindizo bakabitambikamo kuva hasi kugeza hejuru. Babaga barakoze uburyo bashobora kubitambikamo ku buryo inka idashobora kumena ikiraro. Kumena ikiraro se byo urabizi. Ibihindizo ni wo murimo wabyo. Babyifashishaga mu gukinga umuryango w'inka, aho inka zinjiraga zijya mu kiraro, mu nzu yazo. Ibyo ni ibihindizo. Tugeze ku gikoresho cya 10 cyitwa uruhongore. Uruhongore ni iki? Uruhongore ni inzu y'akanyana. Ni akazu gato bakoraga kazabamo inyana. Najyaga mbibona sogokuru yari umuntu w'umugabo cyane, ashaka kugira ngo amasobanure neza uruhongore icyo ari cyo. Rero mbona sogokuru yubaka bene izo nzu z'inka kugira ngo inyana yenda kuvuka bazayishyire mu ruhongore. Twebwe ntabwo twajyaga tubana n'inka mu nzu. Hariho ababanaga n'inka mu nzu, ariko leta yacu y'ubumwe n'amahoro ibyo bintu byarabiciye kandi byaracitse burundu. Kugeza uyu munsi nta bantu bararana n'inka ndetse n'andi matungo mu nzu. Niba hari n'aho bari, muzatubwire tuhagere tubereke ko tuzabafasha. Uruhongore barwubakaga gute? Bafataga ibiti bitoya, byaba intusi, byaba imisave, byaba ibiti bishoboka byose, byaba ibiti by'ishyamba bishoboka, byaba imivumu, byaba ibiti bishoboka byose by'ishyamba, ariko ku buryo ari igiti. Tuvuge wenda urugero, fata igiti gifite metero 3, 4, ariko ku buryo ushobora kukigonda bigakunda. Ibyo biti bakabishinga ku ruziga, umuzenguruko.
ariko ku buryo ari umuzenguruko munini, ku buryo inyana izabasha kujyamo ikisanzura igakiniramo rimwe na rimwe, dore ko n'inyana zabaga ziri mu ruhongore zikunda gukina, zirakinagira cyane mu ruhongore. Ibyo biti iyo babishingaga, uruziga rw'ibyo biti rwabaga ari uruziga rwiza rumeze neza, ariko ku buryo wakoraga ku buryo inyana ishobora kujyamo ikaryama, igahaguruka, ikazenguruka, igakina, igakora ibintu byose. Ibyo biti barabifataga bakabigonda. Fata igiti cyo hakurya n'icyo hakuno washinze, ubigonde ku buryo ubigonda bigahita bimera gutya. Icyo ni igiti cyo hakurya n'icyo hakuno. Nurangiza kubikora, ufata ikindi giti cyo hakurya n'icyo hakuno muri za mpande zitandukanye, ubwo ni mu ruhande rwa gutya, nabyo ubigondere hejuru ya bya bindi. Urumva ikintu kiri buvemo, harabamo akantu k'akazu, kuko ibya biti bishinze ku mpande nyinshi. Uraza kubigonda byose, reba buri giti cyose wakigonze bikamera gutya, ariko biturutse hasi byose wabigonda. Harabamo akazu kameze gutya, kameze, tuvuge urugero, reba nk'uko wabona wenda igi uciyemo kabiri ukaritereka hariya. Fata igi uricemo kimwe cya kabiri uritereka ahangaha, ka kazu kazaba kameze nk'uko ryagi rimeze, ariko ari inzu nini, ngira ngo mwese muri kubyumva. Ubwo rero uzasigaho umuryango kuri ya nzu, uzakora uburyo ki bushoboka usigaho umuryango. Kuri wa muryango uzashyiraho udukingi kugira ngo uzabone uko ushyiraho ikijo, hanyuma numara gushyiraho ikijo ukijishe. Ngira ngo ibyo ni byo bikoresho 10 nabaganirizaga mu bikoresho bya Kinyarwanda bakoreshaga mu gufasha inka kubaho. Ndabashimiye cyane inshuti zanjye. Njyewe nitwa Bikorimana Jean Leonard. Iyi ngiyi ni Umutahira TV. Nongere ngusabe utarakora subscribe, wakora subscribe kugira ngo video tuzajya dukora zijye zibageraho, ugakanda like, ugatanga n'ibitekerezo. Ni ibiki ushaka ko tuzavugaho ubutaha mu bigendanye n'ibintu bya Kinyarwanda udasobanukiwe? Ni ibihe bintu ushaka kuduha ibitekerezo kugira ngo ubutaha abe ari byo tuzazana? Ni ibihe bintu ubona mu mivugire, mu myandikire y'ururimi rw'Ikinyarwanda cyangwa se no mu mico ya Kinyarwanda isanzwe birimo bihungabana, bitarimo kugenda neza, kugira ngo tubiganireho? Murakoze. Yari umusaza Bikorimana Jean Leonard. Turacyari kumwe, ndakagaruka. Murakoze cyane.